naje gusenga. Si c'est vrai. Si c'est vrai. If it is true, naje gusenga. Kama ni kweli kabisa, Kiswahili wanasema imani itayigaragaza. Ako gatebe ukabyiganiraho yakagiruka uzinduka ukicaremo ku birenge bya Kristo uzahatabarirwa. Yamapeza umwana we ndamuzi ndarajagana namwemera. Yamapeza umwana kandi site nukuri Imana izogweje umugisha. Ati kandi nza nkubwira ni nko guhomba nagize. Narahombye pe kubona utaragumye mu wacu. Narahombye nukuri ariko ga Imana ndabizi ko yari ibisi kandi izogweje umugisha. Maze abantu bakajya bavuga ngo esuriya mukecuru w'umunyamurenge Esther yamukuye bati nimureke ni nyirakuru w'abana be. Ariko reka mbabwire Zaburi nshya. Haleluya haleluya haleluya. Nabaramukije rero mu izina rya Yesu. Amazina ni Ingabire Esther, ndi umukristo wo muri itorero. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 11. Amen. Dusome 11 mirongo 39 turaza kugenda tugere ku murongo waho wa 44. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 39 tugeze ku murongo wa 44. Aravuze ngo Yesu arababwira ati nimukure w'igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja noneho aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ntiwizera ubona ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Imana itugirire neza. Ndabaramukije nanone cyane mu izina rya Yesu. Nitwa gutyo nk'uko nabivuze. Hanyuma ako nibagiwe ndi umubyeyi ndubatse mfite abana 7. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi nacyo ndashimira cyane ubuyobozi bw'itorero, spesialoma ubuyobozi bw'icyumba hano kuwa mbere. Ndashimira umuyobozi uyoboye icyumba cyo kuwa mbere. Imana imuhumugisha n'abandi bose bakorana bashinzwe gutumira abavuga butumwa. Ndashimira cyane ko babashije nanjye kuntekerezaho bakantumira kugira ngo nze gukora umurimo w'Imana. Ntabwo ari ibintu nubwo tubihabwa tujya tumenyera n'ubuntu bw'Imana kandi ni ibintu dukwiye gushimira Imana kubera yuko hari igihe nanone twamaze dufite ijambo dutegereje kugera ahangaha. Ubwo rero amasezerano yasohoye n'abo Imana yakoresheje bose turabashimira. Tugashimira Imana cyane yadukomereje mu gakiza tugakomeza gutegereza isezerano kurindi nk'uko agenda asohora. Kandi nawe mu byo ugitegereje ukomeze wihangane. Ndabizi neza yuko hari igihe uzaririmba intsinzi kucyo utegereje cyose, ariko wihanganye kandi ukomeje gukiranuka. Imana itugirire neza. Hanyuma nk'uko iminota yacu ingana ntabwo ndi butinde, ariko nanjye Yesu yangiriye neza. Nagiye Rebero, mbabaye intashyo z'irebero. Amen. Yesu ashimwe. Nejo narahandi Gisozi naho nabaye intashyo abantu bose barabaramutsa. Icyo nabonye nuko abantu muri iyi minsi abanyarwanda hose bafite inzara n'inyota byo gushaka gusenga. Hanyuma rero icyo ngewe natumwe kubabwira uyu munsi, Imana iduhana umugisha, kiravuga ngo bohoka maze ugende. Amen. Bohoka maze ugende. Bohoka maze ugende. Mu byo mvuga byinshi usigarane iki kintu. Kandi
kandi uyu mugoroba kuri uyu wa mbere muri aya mashimwe wumvanya abandi n'aya bo wicaranya utabashije kuvuga harimo ibintu Imana iri gukoresha kugira ngo ukubohore maze nawe ubashe kugenda ubashe gutambuka. Yemwe bene da, ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose, abantu bajya baroga ariko uburozi baba barakuroze bwose. Ushobora kuba uyu munsi uri mu gituro, niyo waba uri mu gituro cya nyuma y'ibituro, Yesu afite imbaraga zo kugukurayo. Ni umugabo wo kubihamya ko Yesu afite imbaraga. Hari amakashe bari barateye ku buzima bwanjye, Yesu arayagamburuza. Hari amasinyatire bari barasinye, Yesu arayagamburuza. Hari ibitambo bari baratambye, igitambo cy'amaraso ya Yesu kibikuraho. Hari ibiciro bari baraguze bagurira ubuzima bwanjye, baguriye ubukumi, bagurira kubyara, bagurira gushaka, bagurira gutunga, byose uyu munsi bariho barabona zeru n'umwana wayo kubera ko Kristo haleluya yabavaniyemo kuri zeru. Amen. Nawe uyu mugoroba nakubwira ko bari bubone zeru, upfa kuba waje muri iki cyumba kiyobowe n'umubyeyi Rafiki nawe ni mutoka mbari, kandi aho Yesu amugejeje ni kure, kandi naho ashaka kumujyana ni ku burya n'amavuta nayo waje gupfukamamo nayo burya hari ikintu agukorera. Burya biragoye kubona umuntu uri warasaba divorce yaguha inyigisho zikubakira, mubabone kuvuga gutyo, sibase bikagora cyane kubona umuntu waburaye ubwo ubutumwa bw'uko Imana igigabura. Abana bawicecekeye ubwo ibiryo bitaraboneka, hari umunsi bizaboneka. Ubundi ibiryo byabonetse umuntu asa n'ibiryo, ntabwo kuvuga ngo ndabite byinshi, oya, umuntu uramureba ukabona arasa n'iki, mbese like this. Sibase ibiri 116 nibyo mperutse kubyara, mfite umwana w'amezi 6. hanyuma ntabwo muzi amakuru se, kera naratwise ndwitira aha muri ubu bunini bwanjye nkajya ngayagaya, nkaza ninjira mu rusengero, turatu esikariye twaro nicanaga hari inyuma, nkatwurizwa n'abana b'abasore basohotse mu rusengero byananiye, ariko ndamutwitange na Yesu. Wa mugore wavuze ngo na Yesu barabyaye, nanjye na Yesu twaratwise, cyo maragira mu nabyaye Yesu Kristo ariho arareberera kuko ariko nge na Yesu twaragendanye. Amen. Icyo nashaka kuvuga si icyo cyane, haleluya. Nashaka kuvuga yuko Imana ibyemera kusonza ibiri 110, ubu ngubu ndi kubigabanya ngeje ku 104, ngize eforo nyinshi no kugura ibindi bintu bihenze kugira ngo mbashe kubigabanya. Nigeze kugira ibiro 47 cyagenda mu bameto muri 20 na kangahe 2004 na 5 bajya kudusanga sinafite 46 se byaye abahungu banjye bakuru babiri met biro 47 narabigize. Abagore bafite hano ni bakeye, ariko reka mbabwire Kristo ajyaza, haleluya, ajyaza. Sinyakunda kubasetsa hano ukuntu umuntu zigeze kunyegera akambwira ngo mvuko Imana ivuze iguteye hinamye inyama, ukuboko yankojejeho sinashatse ko kugenda, nkajya nkomeza nkuzana nitera hose, ntabwo nari nzi yuko bizangana gutya, nkajya mukuranikira no kunda, ntazi yuko inizangora, kira hose n'ibinyanyanza, terera hose no ku mabere, nta kintu na kimwe nagiraga. Ndahamya Yesu Kristo ufite imbaraga, Yesu afite imbaraga, Yesu afite imbaraga, Yesu afite imbaraga. Nembere kotabaya, Yesu afite imbaraga. Ariko mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, ariko mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye we. Amina. Yesu afite imbaraga. Haleluya. Shimwe mana. Ndakunda kubasetsa baseje hano ninjye n'abagabo twaraburanye.
basaza bacu nabo bakunda basa neza abisize utuvuta nta numvira ngo mbe wiriwe ute ariko Kristo azagufata umwe nibaramuhumishije amaso icyo nzi cyo nuko bashatse kubera ko ashobora kuba nawe yarangiranye yimeze nabi Imana ikamupita igitambaro mu maso kugira ngo agende duhembukane uyu munsi tujye turirimba isinzi ariko wateye haleluya ndabaza mwaje gusenga nukuri niba mwaje gusenga si c'est vrai if it is true mwaje gusenga kama ni kweli kabisa Kiswahili wanasema imani itayigaragaza ako gatebe ukabyiganiraho yakagiruka uzinduka ukicaremo ku birenge bya Kristo uzahatabarirwa ku birenge bya Kristo uzahabonera umugisha ku birenge bya Kristo uzahabonera imbaraga ahangaha hari igishoro ahangaha hari ukwiga ahangaha hari ukugarurirwa ibyanyazwe ahangaha imyenda itarashe ahangaha amen icyubahiro kibaho amadorari aba ahangaha abantu barwaye bitanu bakakuvuga kuba ku birenge bya Kristo twavuzwe gake se ariko bose baratubona kuko natwe turabaha byarahindutse hari umuntu bagiye bamwita torero harakarimba tujya dukunda guhurira ahantu henshi badutumiye twese mukarimo ke oya kakaririmba ngo ibicurukure afite n'umuntu akaririmba agira gutya ibyashu satani yacuritse Imana ibicurukure hari igihe bijya bicurama ndagakunda cyane ako karirimbo kano warabizi hari ukuntu Imana igicurukura ibintu ariko ibi bintu biri kuza muri jye ni ibiki hari igihe yacurukuye ibyahana penina yirirwa muvuza yajya guhamagara abana ajya gutuma ikibiriti agahamagarira abana barindwi rimwe umva Teofi umva Teo umva muri ikibiriti abana ibi barindwi barangura ikibiriti kugira ngo amusonge amubabaze aramucunaguza ariko umunsi umwe Imana iramwumva maze aririmba indirimbo iragirimbo ndayikunda yinjiye mu rusengero aririmba indirimbo aravuga ngo wari ingumba yabaye nyina w'abakobwa aravuga ngo mbega Imana ikura abatindi ku cyavu ikabicaranya n'ibikomangoma aravuga ngo iyo mana igifata abatindi bari ku Kicukiro kabazamura ngira ngo muri iyo groupe nanjye narindi ariko Imana woke mugende haleluya kintu cya mbere haleluya babwiye kihutirwa hano hari amakuru yo kwa Lazaro rero uyu yari inshuti ya Yesu byo ni ibintu muzi noneho ibi bintu byo kwa Lazaro njye nyamisoma bikanangaza cyane Yesu yari umuntu kwa Lazaro ujya kuruhukira kwa Lazaro ukundana no kwa Lazaro bagize ikibazo bamuhamagaye atinda kugerayo niyanze kuza ahubwo ntiyatabariye mu gihe kwa Lazaro bari bamukeneye bivuze iki birakubwira ko nawe nubwo uri inshuti ya Yesu ukaba utasambanye utibye utigeze ubeshya bishoboka ko wahamagara Yesu akaba atinze
agatinda ku mpamvu zo kuzagaragaza icyubahiro cye cyamaze kwaguka cyangwa cyamaze kubyibuha. Yesu aratinda, amaze gutinda yatinze bikomeye biruta ibikomeye, kubera ko bamuhamagaye umuntu akirwaye arabihorera, umuntu arinda apfa. Baramubwira ati noneho uzaze basi mu ijoro ryo kwibuka. Yesu niyaza bati basi uzaze tumushyingura. Yesu nabwo niyaza bakora ibintu byose byari cya gihe ujya kanyarira bikanga. Hari umubyeyi hano wavuze ngo yikubise banguka gutabare biranga, nako bita biba. Nge nigeze kugenda banguka gutabare imyaka 7 niho nsengera umugabo biranga mubona ku mwaka wa 9 bijya bibaho we bijya bibaho. Niba hari icyifuzo nasengeye, nta nubwo yashaka gusengera ibindi byifuzo nkacyo n'umugabo, nta n'ikindi cyifuzo njya nk'uburenganzira bwo kugisengera cyane. Ndagisengera nkahita nizera kuko icyo cyamazemo uburyohe bwo gusengera ibyifuzo. Narasenzewe ariko mbega mana yanjye, niba bari baramambiriyeho urusyo, niba ryari ishiga, niba cyari icyangiro kingana gute, ntitubabaze mu bashya uje wese ariko disi wabyara abana beza ngo wambyariye umwana agasuzugura akabazimu. Uwagushyira mu rugo ngo nawe ube umugore nk'abandi akabura, ariko abambyarira habwa. Ariko ninjye mwabonye wo kubyaraho abana nkirwariza, ntawe mbyaye maze nzarore. Maze ndategereza we kubw'amahirwe mbona ndatotse. Ni nka ya liberasiyo yo muri gereza wagira. Ariko icyo nashaka kubabwira cyane, nashaka kubabwira ngo umuntu ajya agasenga akongera agasenga kandi agasenga karushaho no gusenga, ariko Yesu Kristo agasa n'uwisibya. Ariko humura n'ubwo asibye azaza kandi nahagera azakubohora ugende. Yesu Kristo byageze ku munsi wa 4 Lazaro ari mu gituro yaboze. Erega n'ibyawe byaranutse, ndabibona byaranutse, ndabibona nta byiringiro ufite. Ariko uyu mugoroba kuri uyu munsi wa mbere muri iki cyumba kiyobowe n'uyu mubyeyi, ndagutangariza amakuru nk'umuhanuzi ngo nubwo byanutse bikaba byaraboze, hari Imana idakangwa n'umunuko, hari Imana idakangwa n'ibyo abantu banze, hari Imana idakangwa n'ibyananiranye. Uyu mugoroba urasohoka mu gituro. Yesu ahageze arababwira ati uyu munsi ni mwizera, murabona ubwiza bw'Imana. Ahita aravuga ati ibyo ntawe byanze, ariko tuzi ko ibyo bintu bizakorwa ku munsi w'umuzuko. Byari byaravuzwe. Yesu aravuga ati hoya ntabwo ari byavuzwe. Today, now, aujourd'hui, leo. Non, je simvuga aujourd'hui. Je dis maintenant. Non. Je dis maintenant. In English, now. Haleluya. Ubwiza bw'Imana buzanwa no kwizera. Reka ibi birenge byagukuye mu rugo bibe imbaraga zo kwizera. Kandi njyewe magararanye nawe wizeye ko utagumye mu rugo se nuko nukwizera. Igitumye wicaye kumva iriya saha wazi ukaburi hano nako nukwizera. Arababwira ati ni muhanjane bamujyana bagononwa, ahageze avuga ijambo. Shaka ko dutindaho gato. Arababwira ati rero iki gitare ni umwagishyizeho umukureho igitare. Igitare ni igiki? Haleluya. Mwene data buri muntu wese hano afite igitare. Afite icyo gitare.
igitare cyawe gishobora kuba ari ubusambanyi, wihana ubusambanyi uyu mugoroba. Igitare cyawe gishobora kuba ari amagambo, wihana amagambo uyu mugoroba. Igitare cyawe gishobora kuba ari inzangano, ukureho igitare. Uyu munsi ashobora kuba ari umuntu wabitse mu mutima udashobora no kuvugisha, nubwo muhuriye mu rusengero uramureba ukumva urasesemwe. Icyo ni igitare cyagufungiraniye amasezerano, cyagufunguraniye ubuzima bwiza. Ugikureho uyu mugoroba, umubabarire, umubohore. Hari igihe umuntu akuzonga, nanjye nigeze nagira abanzonze, baranzonga baranzongoroza, none uyu munsi ninjye ubafasha. Hanyuma maze kubabohora, Imana yahise ingira umutwe inshyira hejuru yabo. Utari wamubabarira azakomeza kubabaze, kandi uzakomeza uba umugaragu we. Ariko nukomeza kumubabarira ukamubohora mu mutima, uzakira. Uba umutunzi, aguhindukirire aze kugusaba. Reka guhora kubuku Uwiteka. Haleluya. Kuraho icyo gitare, guhora kubuku Uwiteka. Reka kwihorera, kuraho icyo gitare. Abandi bimwe mu bitare bafite alibiri foze vandeova n'amoko. Ariko genge nanga Abanyarwandakazi, oya Abanyarwandakazi mvuze kuki Rwanda Rwandi nabo mwisi bafite icyo bashaka, ibyo byamoko babivuyemo. Ariko mwebwe hano mu rusengero, niba Yesu Kristo inyungu mushaka yarakubwiye ngo nukubabarira bakwiciye, kubera iki utababarira? Ese niba Yesu Kristo icyo mushaka ari ukukubwira ngo saba imbabazi abiciwe na bene wanyu cyangwa bakunde, niba iki mukure ibyo bitari kugeraho igihugu cyacu. Sinahamya cyane ko hano hari ingengabitekerezo mu mayigrisi ari iwacu muri ADP, ariko bakundwa bene data, uyu munsi nk'iyo myumvire murayigirira iki? N'abana b'isi batakiyigira, n'abo kwa shitani batayigira. Umuntu wese aharanira inyungu ze, twese tugahurira kwa kantu kamwe bita ndi umunyarwanda. Ko mutavuga ngo haleluya. Uma muri ibyo kazi yako uzabura umugabo ngo utegereje wo mu mugabo uzagumirwa niba bene wanyu batarakubengutse, niba bagusuzuguye wakifatiye aho ubonye. Cyakira umugabo wigendere, ibindi uzahurira nabyo imbere. Mukureho ibitare. Cyakira wigendere. Singaho bene wabo uyu nguyu nawe burangiye ngira umugisha wo kubwiriza hari bene wabo cyane w'abana banjye ba mbere. Uyu nawe ni umutwara ndabeshya da harya bite byawe harya ho ntabwo uri wo muri bene bacu bahafa abandi bo kwa Ntwari, uri umukwe wo kwa Ntwari cyangwa mu basegegera umuhasho mu batwara. Aba ngaba abagore, umugore yashatse bene wabo nibo bankujeho. Bivuze iki? Haleluya. Ubu rero ngo ngomeze dire Yesu yarambohoye, Yesu yarambatuye, yampaye undi mugabo, ndaryoshye meze neza. Nabo barandeba bakanyitegera, hari icyo bagikoze. Kristo yangiriye neza, kandi amakwe ndayataha. Contribution basabye ndabaha, uwo basize batabye narazutse. Wakuye igitaro ukabona Imana, wakuye icyo gitaro ukabona Imana, waretse ayo matiku ukabona Imana, waretse izo nzangano ukabona Imana. Iryo vangura ni iry'iki? Yesu arabwira ngo mukureho iki? Igitare. Igitare kimaze kuvaho, asenga isengesho ryiza. Uyu mugoroba nawe rirakugirirwaho, kuko agiye kuryatura nk'umuhanuzi. Aravuga ngo data, njyewe ndabizi gusanzwe unyumva. Igitumye nsenga nukugira ngo aba bantu ababangose babimenye. Reka uyu mugoroba abakugose babimenye. Urakoze cyane papa. Nonaha babimenye.
ebini fosansemene. Ibyo bivuze ngo, ibyo mvuze muri izo ndimi biravuze ngo abantu baje ari abakene kubera impamvu zo kubura akazi babona akazi. Lepekita inaliwa devoze manda ya kota inaliwa. Ibyo nabyo mvuze bisobanuye ngo kuko imitima y'abantu bari hano yashishikariye gushima ibyo Imana yakoze, Imana ikoze ibindi bishya. Aya mavuta yamanutse mu muyobozi wabaye gushima ni amavuta y'Imana yasakazaga ishimwe kugira ngo muve mu mwenda. Nagira ngo aho hantu wicaye utangire ududubiza amashimwe, nawe ibuka ibyo Imana yagukoreye. Bishimiraho nubwo utabonye umwanya, aturushima shima 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 shima. Vuga ngo Mana ndagushima, ibyo wakoze ndagushima, ibyo wakoze ndagushima, ibyo wakoze ndagushima. Imana izanye ibindi bishya. Haleluya. Mujye mureba n'amavuta babayoboreyemo. Mujye ngo mbese kuki bavuze gushima. Narebaga ibibazo. Nuko ibibazo bigiye kubusana n'ibisubizo. Aravuga ngo ibi bivugiye kugira ngo abangose bamenye ari wowe Mana yonyine na Imana ikora. Lazaro soka, Adera soka, Marita soka, Maria soka, Anastase soka, Johnny soka, Gabire soka, Arivera soka, Teresa soka, 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 Divine soka. Ivuga izina ryawe, vuga izina ryawe nawe, vuga izina ryawe nawe. Sohoka muri icyo gituro, sohoka abarozi bagushyize, sohoka abo bagutwaye, abakujyanye ikuzimu biyambure, abakujyanye ikuzimu biyambure. Sohoka muri icyo gituro cy'ubukene, sohoka muri icyo gituro cy'ubusiribateri, sohoka muri ako gasuzuguro ka Satani. Sohoka, 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 sohoka. Atanasia sohoka, Arivera sohoka, Johnny sohoka, Martini sohoka, 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 Ingabire sohoka, sohoka, Deborah sohoka. Amen. Sohoka. Vamos. Vamos. Sohoka muri zo mbaraga z'abarozi. Abo bakuroga ni bande? Sohoka nje kugukuramo. Sohoka. Aba bakwibye ibyabo ni bande? Sohoka muri ibyo bihombo. Sohoka muri ako gasuzuguro k'abatayimoni. Sohoka muri zo mbaraga z'abazimu. Sohoka muri ibyo birara bikuniga. Sohoka muri ibyo birara bikuniga. Sohoka, sohoka. Sohoka uyu mugoroba. Sohoka nonaha mu izina rya Yesu. Amen. Basohotse baguhambure maze ugende. Haleluya. Nibakubohore maze ugira ute? Ndacagagura amaboko yose yakuboshye, ndayakubita umuhoro mu izina rya Yesu. Amaboko yose yagufashe magaze mu mavuta y'ubuhanuzi bwamanuwemo ho kuwa mbere. Ntabwo mwabyumvise se? Ari amavuta yatangiye gukora. Nahise mvuga ni gasi tuyatangaje no kwitorero nsengeramo. Abazimu barahiye. Mwumvise? Imana ivuga ko uyitangazo ngo yahindutse umuriro. Umuriro utwika ayo maboko. Umuhanuzi w'umuriro naje. Gabira Stari naje mu izina rya Yesu. Umuhanuzi w'umuriro, ayo maboko agufashe arekure mu izina rya Yesu. Narekure, narekure yagufashe igihe. Narekure ayo maguru, narekure mu mavi, narekure umugongo, narekure abana bawe, narekure amazu yawe, narekure ibyawe byose. Rekura, 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 rekura umugongo, rekura ayo magufwa, rekura iyo mitsi, rekura, rekura, rekura abantu bakuwambere, rekura ubukene bwose butware
uhaguruke ndashoje. Bohoka maze ugende. Nicyo cyigisho cyanzanye. Bohoka maze ugira ute? Uriya mukwe wacu kwa Ntwari musige iminota myinshi. Ba nakubashye ubwo n'umutwe wacu. Iwacu nyine mu bantu iyo ngiyo. Uyu umukwe wacu kandi ga. Namwe uko murumva abana babiri mfite murenge ni umuntu ukomeye cyane. Kumuhaye mumbona ni umuntu ukomeye kandi Yesu ga yangiriye neza. Kandi nicyo gituma nza ndirimba kamashima Imana. Amina. Yavuga ndi Imana yarakoze kandi yagize neza kuko Imana yandereye abana kandi ni bakuru n'ukuri. Sinyivuze nicyo cyose. Nyirabukwe wa Joshua ajya avuga ngo ariko kuri ko guhumba nagize. Nyirakuru w'abana banjye abana n'umuhungu wanjye mukuru naramumuhaye. None arabango kandi gitangaza. Ukumuza mubona uyu mukobwa w'i Rwanda yarusha abakobwa bose. Namye ngurira impuzu abana shingiye abanyamurenge. Uyu mukobwa w'i Rwanda ni igitangaza. Yamapeza umwana we ntamuzi ntarajyagana namwemera. Yamapeza umwana kandi site nukuri Imana izogwesha umugisha. Ati kandi nza nkubwira ni nko guhomba nagize. Narahombye pe kubona utaragumye mu wacu. Narahombye n'ukuri ariko ga Imana ndabizi ko yari ibizi kandi izogwesha umugisha. Ejo bundi narabyaye arampemba. Haleluya! Uzo munsi mfusha papa wanjye yaje kuntabara maze dushyiramo ya korasi nge nawe turayibyina ngo ni murembe nshuti ni murembe tuzamubona umwami mwiza ubupfura ndetse n'ubu. Amen. Maze abantu bakajya bavuga ngo esuriya mukecuru w'umunyamurenge Esther yamukuye bati nimureke ni nyirakuru w'abana be. Niba kure kugenda nawe bazagusanga mu bisubizo. Wowe kugende abagusize bazakugarukaho. Wowe kugende wowe kujya kuvuga Imana. Wowe kujya kuvuga ubutumwa. Uyu mugoroba ni uwawe kugira ngo nawe usingire igitangaza. Uyu mugoroba ni uwawe kugira ngo ukire ubwo bumuga. Aya maguru bafashe bayarekure. Aya matwi bafashe bayarekure. Abo bana bawe bankura umoki. Uyu mugoroba barabureka mu izina rya Yesu. Ubwo bukene burakuvaho. Ubwo bukene burakuvaho mu izina rya Yesu. Duhimana icyubahiro. Ndahamagara umuntu wese utarakizwa. Haleluya. Uri hehe wewe umuntu utarakira Yesu? Wowe uri kure ya kure. Ngwino rambura ikiganza cyawe. Gusengera by'umwihariko. Muhobere. Ngwino ufate ku mavuta y'abakozi b'Imana. Ngwino. Haleluya nawe wisigara. Ngwino. Muze mwese mbahobere mufate ku mavuta. Umura Yesu aragukunda. Were none ibyawe birarangiye. Ntabwo uzongera kurira, ntabwo uzongera kubabara. Akagahinda umaranye iminsi kararangiye. Hashimwe Yesu wakuzanye kuwa mbere. Urakijijwe ubaye icyaremwe gishya. Akagahinda karashize. Ntuzongera kurira. Imana igukuyeho imyenda yose. Ikwambitse umwambaro mushya. Hagarara hano. Uretse gupfukama murihe. Ngwino nawe ngufitiye amakuru meza. Ngwino nawe. Haleluya. Ngwino nawe. Hobe. Karibu kwa Yesu. Yesu aragukunda. Ntabwo uzongera kurya urushye. Karibu muze hano mbahobere. Muze kwa Yesu. Come on. Salama.
yego kwa Yesu ni salama. Come on. Salama, salama, kwa Yesu ni ngwino nawe, ngwino kwa Yesu nawe nguhobere. Salama, 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 yego kwa Yesu ni salama. Twakula sala, tunacheka salama, kwa Yesu ni salama. Tunacheza sala, tunacheza sala kwa Yesu. Salama, 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 salama. Ya. Salama, salama, salama. Ngwino nawe kwa Yesu. Ngwino nawe kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama, ngwino. Ngwino kwa Yesu. Kuya, salama, salama. Kwa Yesu. Salama, salama, salama kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama. Humura imitwaro wese Imana iragukijije. Imana iravuze ngo igufungurire imiryango kugira ngo ubone icyo ukora kandi gikomeye. Imana iravuze ngo ibibazo wari ufite byose uyu mugore wabishyize iherezo. Salama, sala. Kuja kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama. Muko wapi? Salama, sala, salama, salama. Salama, 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 salama kwa Yesu. Banamwe muzayikorera imirimo ikomeye. Uri umuhanuzi ukomeye. Nombo Satani ahora guheza mukaga. Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Udasigara. Imana iramwe ngo hari indwara zakize. Hari abakecuru bari barwaye za nerve sciatique, abandi amakoroni vertebrale yari yarasobanye. Imana yabakijije umugongo. Imana iramwe ngo abantu bagiye kubyara bose banyuze hano kuwa mbere. Ngwino. Salama, salama. Imana iramwe ngo ziwide fo igwa igishoro kikoya uhereye none. Imana iravuze ngo ihiriye imirimo y'amaboko yawe. Imana irambwiye ngo bajyaga bagushika bose ngo bakubeshaho ibashyizeho akadomo bahindutse se. Imana ijya kubesha. Kuya. Imana irambwiye ngo abantu baragusuzuguye ariko yigushyize hejuru. Uzaririmba hano muri korari Dikotayava Kitikaya Lazini once. Hari ibintu byari bikuboshye bigiye kukuvaho mu izina ryawe. Ngwino uto nta mpobere yari. Salama, salama. Twacheka sa. Salama, salama. Hey. Salama, salama. Salama, salama. Kwa Yesu ni salama. Reka babafasha kwakira Yesu. Ariko ndashaka kugusengera nawe. Baracyaza mwisigara. Erega mbafitiye amakuru. Haleluya. Hobe. Ngufitiye amakuru. Imana igiye kugwa gutangaza inkuru nziza. Imana iravuze ngo ibintu bibi byose warota ibikuyeho kuko ugiye kurota inzozi z'ubuhanuzi. Wowe uri umuhanuzi. Amen. Mukomere Imana mu mashyi. Icyumba cyo kuwa mbere kirabyaye. Turagushimira Imana kubw'amasengesho uba wasenze. Nabo mukorana ndabashimiye mwese. Pano yose uko ingana y'amasengesho ya gurupa